nshimishwa n'impuhwe zawe mu bwiza kuri kose. Amezi 9 ni menshi, ngeze n'imusozi kandi narakugoye bikomeye. Cyo none ushira imumu uhumure dore ndabivuze. Musanganwe mundu shimishwa n'impuhwe zawe mu bwiza kuri kose. Amezi 9 ni menshi, ngeze n'imusozi kandi narakugoye bikomeye. Cyo none ushira imumu uhumure dore ndabivuze. Jye mwise mutangana, inganzo ni yawe mwezi, nzakuvugira imivugo w'emano yo kubaho. Uragaho rigorora, jye mwise mutangana, inganzo ni yawe mwezi, nzakuvugira imivugo w'emano yo kubaho. Uragaho rigorora. Cyanzu nkubwira icyiza, wowe wambereye umukamyi, ukankamira idateka, rugori gahori leta. Umurage w'umubyeyi nzawukomeza iteka, uzantere gutunga, uzandinde gutongana. Cyanzu nkubwira icyiza, wowe wambereye umukamyi, ukankamira idateka, rugori gahori leta. Umurage w'umubyeyi nzawukomeza iteka, uzantere gutunga, uzandinde gutongana. Jye mwise mutangana, inganzo ni yawe mwezi, nzakuvugira imivugo w'emano yo kubaho. Uragaho rigorora, jye mwise mutangana, inganzo ni yawe mwezi, nzakuvugira imivugo w'emano yo kubaho. Uragaho rigorora. Horana niyaguhanze, uhirwe igihe cyose, uzagabirwe na migambi, ikamba rigukwiriye. Isengesho ry'urukundo nukuzasaza neza, ukagana kwa mugenga, nawe azakwakire neza. Horana niyaguhanze, uhirwe igihe cyose, uzagabirwe na migambi, ikamba rigukwiriye.
imana. Inganzo ni yawe mwezi